Ngira ibintu bitanu bigize uburenganzira bw'umwana. Umwana agomba gukina, umwana agomba kurya, umwana agomba iyo bavuze tekawe wumva iki? Ntago uzi tekawe ariko uzi nyashi. Are you good? Fuck you. You are good? Fuck you. Yes? Yesterday no. English. Yes. Yesterday ni Kinyarwanda. Kinyarwanda? I need to speak in English. No ni Kinyarwanda, yesterday ni Kinyarwanda. Na Nyagasani. Nyagasani nini? Ni Imana. Imana se nini? Nirikira. Yes. Nkuko bisanzwe rero iyi ni my day show. Kuri inshuro noneho tubazaniye show ya danje nkuko ikiganiro cya mbere mwari mwagikunze, ubu noneho tubazaniye ikindi cya danje. Noneho uyu munsi The Sam nikoreyemo. Ni my day show kuri The Sam Connect. Utarakora subscribe, utarakora like and share, ngo tubanze tukomeze tujye tubana mu biganiro byose bya buri munsi. Urimo uracikwa, urimo urahomba, uri guhomba byinshi shumi yanjye, uri guhomba byinshi. Ngwino urebe icyo bita cyaza ubwenge, urebe icyo bita amakuru y'ibyamamare na entertainment muri rusange. Reka twinjire mu baturage noneho tugenda tubaza ibibazo, aho umuntu uzajya utsinda ikibazo turi kubumubaze azajya atsindira amafaranga cyangwa se n'indi tike runaka. Tujye kugenda tubaza ibibazo bitatu cyangwa se bine, umuntu uzajya ubasha kugikora akagikora nkuko tukimubajije, uwo muntu azajya bafite amahirwe menshi cyane. Hano hari amafaranga agomba gutsindira, nabasha kubikora neza agomba kuyatsindira akayacyura. Ciao reka tugende. Kugenda twegera abantu tubabaza ibibazo bike na bike kugira ngo turebe ngo ni ibiki biragana hehe. Negere no mujene. Reka twibarize undi mujene nimba ingo yabyanze. Musaza bimeze bite? Ni sawa. Meze neza? Ukoresha YouTube? Wakoze subscribe kuri The Sam Connect? Iri ku muriro. Iri ku muriro? Noneho rero hano mfite ikibazo kimwe. Wagikora nkaguhereza amafaranga. Uri tayari? Uri tayari? Yego. Ikibazo cya mbere kiragira kiti: ninde muntu wadoze ikanzu Yesu yambaraga? Ntawe yigeze ayidoda. Nta muntu wayidoze? Yavuye heza? Iyo kanzu ni se wayimuhaye. Ni se wayimuhaye? Se yari yayikuye heza? Yarayikoze, yarayimukoreye. Yarayimukoreye? Urabizi neza? Cyane. Ujya usoma Bibiliya se? Api. Yesu avuka yavukiye hagana Betelehemu ya Yudeya. Betelehemu Yudeya. Urishwa neza ko ari yavukiye? Cyane. Aha, avuka ninde mushumba ari waragiye uwo munsi? Bari abashumba batatu nibo baje kugira. Abahe bitwa tubwiremo umwe muri bo ututsindira inote y'igihumbi nona. Gerageza. Tugufashe? Tugufashe? Ninyi gusubiza ngira amiki. Turakora ipaso. Turakora ipaso. Turagabana kandi nta kintu. Kandi wowe byanze. Uramu umunyenguro ntware. Ya rero bikomeje kugorana abantu banyu, bikomeje kugorana, dore wanihishe kamera kandi hari abari kugufira. Nta kibazo. Nta wundi muntu uri tayari, umushane bimeze bite? Umeze neza? Nari bikabye. Cyane. Ufite akabazo kamwe wagakora nkaguhereza amafaranga. Uri tayari? Nta kibazo tu. Uri tayari? Ujya usoma Bibiliya? Cyane. Inzoka ihereza itunda Adamu. Ibyo bintu warabyumvisha? Narabyumvisha. Kandi nawe urabyemera ko ari byo koko? Cyane. Noneho rero inzoka ihereza itunda Adamu yakoresha akahe kaboko? Oya no bucakura yakoresheje nta kaboko yakoresha. Nubu? Ubucakura. Ubucakura nubu? Ubushukanye yaramushutse araryiha ntago ari inzoka yari muhaye. Yararyihaye? Cyane. Kandi handitse yuko inzoka yahaye itunda Adamu. Byanditse hese? Muri Bibiliya niho byanditse. Kandi wabanje kuvuga yuko Bibiliya wayisomye? Narayisomye ariko nta kaboko yakoresheje yimo. Yakoresheje iki? Yaramushutse we araryiha duwe nk'urugi. Arariri. Yaramushutse ararisuruma arariri. Tubwire nk'ukuntu byagenze. Tunyure muri make. Yarajira imubwira ko impamvu ubundi muri Edeni hari igiti kigaragaza icyiza n'ikibi. Inzoka iraza iramubwira ati ibwira Eva ati impamvu Imana yababujije kugira impamvu yababujije kugira kurya riratunda no kugira mutazamenya ubwenge cyangwa se nk'ubwayo.
eva nawe yumva nyine ibyo ayibwira n'ibyo birangije ararisoroma ararirya ariko ntabwo ariyo yarimuhaye. Okay chef urakoze cyane nkubaza ikindi kibazo kimwe yikube cyangwa turekere banzo mpayo ngaho. Oya ndakubaza ikibazo cya kabiri uraba baye 2,000 ni ugitsindwa na yandi ya mbere urayabura. None se wamaye ya mbere nyine urahitamo ninkwereza ya mbere ubwo biraba birangiye nyine nta kindi kintu nkubaza. Biraba birangiye mpayo ngaho ntari. Kira nkwihe wakoze ufite smartphone ndayifite cyane. akira genda ukore subscribe kuri The Sam Connect ade noneho next time nzaze tugira gute kubaza ikindi kibazo noneho hazaba hari n'amafaranga menshi cyane hazaba hariho 5 ku kibazo kimwe. Murakoze cyane. Ya umuntu wa mbere rero atsindiye amafaranga tugiye kureba n'undi muntu wa kabiri umuntu uri tayari oya abana hoya umunyeshuri w'umuhanga muri mwe ninde oya nyene uvuye ku ishuri wabaye wakangaye wowe wabaye wa mbere ngwino hano bakwitana nitwa Mugisha. witwa Mugisha wiga mu wakangaye mu wa kane ngo muve muzira mukinguruke kamera turebe wiga mu wa kane wowe wiga ku kigo cyitwa ngwiki GS Mbyo Perezida wa Repubulika yitwa nde Perezida wa Repubulika nimba yitwa umuntu uri bubisubize ubwo muramubuza amahirwe yitwa nde yitwa Kagame Paul noneho rero wajya witwa Mugisha ngiye kubaza ikibazo kimwe ngira ibintu 5 bigize uburenganzira bw'umwana. Umwana agomba gukina, umwana agomba kurya, umwana agomba kwiga. arabura 2 nguye 5. Umwana agomba urabura amasegonda 5 ngo umwana agomba kubaha ababyeyi, umwana agomba gusa n'uburenganzira kubaha n'uburenganzira. umwana agomba Mujane byifashe gute Imfashe neza. meze neza bakwitanga Widuhaye Fabrice umeze warize nagarukiye mu wa 6. uzi icyongereza se Oya igifaransa se ntacyo nzi. nta rurimi na rumwe uzi Ikinyarwanda. nta rundi uzi Nta n'urw'inkoko Oya n'urw'inkoko nta rwuzi ntarwonze urwo ngurwo. Fabrice ngufitiye ikibazo cyanjye hano nugikora ndaguhereza amafaranga uri tayari Nta kibazo ndagerageza. oya numbwira ngo uragerageza urambwira niba uri tayari ade noneho ngiye nkubaza Uri tayari nkubaza ikibazo cyanjye ikibazo cyanjye mfite kiragira kiti ninde muntu wadoze ikanzu Yesu yambaraga Cyo kiransinze. icyo kiragutsinze ese ikindi cya kabiri kiragishobora Bwira ndagerageza. Fabrice ufite abana Nta bana mfite. Ndacyari umusore. umugore ufite Nawe mfite. uracyari umusore noneho rero nkubaza ikibazo kimwe kijyanye n'ubuzima busanzwe yego ubona iyo bavuze take away wumva iki Take out. wumva ari nk'iki baragushuka bariya n'ubumva iyo bavuze take away wumva iki Numva ari nk'izina ry'umuryango ryitwa. izina ry'umuryango Nyashi uzi ibyo ari byo Ndabizi. ntago uzi take away ariko uzi Nyashi Nyashi ni iki Ni amabuno ni amabuno y'iki y'umukobwa. amabuno y'umukobwa niyo yitwa Nyashi Nyashi ni mu ruhe rurimi Ni mu Cyongereza. Ndumva ari nko mu Cyongereza. urumva ari Cyongereza ubu ikibuno mu Cyongereza cyitwa Nyashi ikibuno biranze Byanze. noneho reka nkubaze kubera iki abahungu benshi bakunda Nyashi Ni irari baba bafite. irari ukunda Nyashi ukunda Nyashi Cyane unese umukobwa udafite amabuno wamutereta. ubu no kuvuga ngo tuzatereta abakobwa bafite amanyashi gusa Biterwa n'umuntu n'icyo akunda. wowe uwikundira Nyashi umukobwa udafite Nyashi Wapi. ni iki kikwemeza yuko uwo muntu ufite Nyashi uzamutereta Ni iki kinyemeza ko nzamutereta
byaterwa nyine n'uburyo mwahuyemo mukaganira. uburyo mwahuyemo uba wumva nk'umukobwa witwara mu modoka wamutereta Witwara mu modoka wamutereta witwaje iki kari umukobwa nyine kari umukobwa wenyine iki kikwemeza ko wabishobora ko wabishobora mwahuza ikiganiro nyine mukaganira. nta strategy ufite y'uburyo wamuteretamo kandi ukunda Nyashi ufite amafaranga se amafaranga mfite makeya. ufite make nkangahe nkangahe ibihumbi 5. abakobwa bakunda umuntu ufite amafaranga yego twese turabizi kandi ufite Nyashi nawe abakosha ku mafaranga sibyo kandi bavuze ko ukunda Nyashi umukobwa ufite Nyashi uzamushoboza iki kandi ufite 5 byonyine ufite 5 byonyine bose ntago bakunda amafaranga baratandukanye. Fabrice urihangana rero ibibazo byanjye wabitsinzwe kankomeze nirebera undi muntu uri bubaze sibyo ufana abahanzi se uzi kuririmba oya ntago nzi kuririmba. ntago uzi kuririmba nta na gospel ntago nzi kuririmba. ntago uzi kuririmba byose urakoze chef we umeze ute fresh umeze neza nari bakwitana Pascal we makuru umeze fresh yego tuyeze iyo hepfo hafa muri usa nk'umusani w'ina kabisa usa nk'umusani warize se urebye ntago ari cyane ariko uragerageza gakeya uzi icyongereza se oya wapi urundi rurimi uzi ni ururero rutari ikinyarwanda ni ikinyarwanda cyonyine ni ikinyarwanda noneho rero Kalisa mfite ikibazo cyane kimwe hano ujya usoma bibiliya ntabwo ni gakeya urebye okay nkubaze mu kinyarwanda sibyo ntago ngiye kukubaza kuri bibiliya ni ikihe kintu kizamuka kikanamanuka kitavuye aho kiri kizamuka kikamanuka kirazamuka kikanamanuka kitavuye ahantu kiri ni igiti igiti kirazamuka ngo abariya wibumba bari kugushuka wese ubizi ibyawe bikurimo ikintu kimanuka ikintu kizamuka kikanamanuka kitavuye aho kiri kizamuka kikanamanuka buriya ngiye ndumva ari nk'urwego rurazamuka hari urwo bazamura urumva ariko urebye ugereranyije ni nk'umuhanda bari kugukopeza mubaze gato meze neza bakwitana Alexandre warize narize wagarukiye mu wakangahe siniyatu niho wagarukiye yego bivuze ngo uri n'umuhanga mubaze ikibazo cyo mu cyongereza uransubiza nta kibazo muri tayari yego wumva holiday na communication wumva bihurira he holiday and communication yeah bihurira he holiday na communication ni nk'itumanaho holiday navuga ko ari nk'ibyishimo bya buri munsi holiday ni ibyishimo ubwo happy yaba ari iki ibyishimo happy ni ibyishimo ubwo noneho holiday ni holiday hori umeze ute ubundi washonye ikanzu ya Yesu washonye ikanzu ya Yesu wayishonye ninde wayishonye ni Yuda wamwishe wari cegera none se ni kugira utatubwiye tubwire dushaka kumenya dufite ibibazo tuba tugira ngo tumenye natwe nyine ni Yuda niwe wamwishe nta niwe namushoneraga noneho kankubaza ikibazo kimwe aho ngaho bavuga ko hari isake yabitse ubwo Yuda yagambaniraga Yesu no si niwe ni Petero none okay Petero agomba kumurinda aramubwira ati yo sake ati nawe Petero izabika 3 maze kunyihakana kandi yo sake yarabitse akanigendera izara 5 byanje ndasize oya nose kutambwiye kana kubaza mbwira ndahita nkwereza ibyo 5 iyo sake yari yo kwande yo sake yabitse ari yo kwande kwa Perode ya reka tuve mu muhanda ngo twafunze inzira mujene bimeze bite ni fresh meze neza wewe bite bya sawa ndabona uri n'umusani uri umuhanzi wapi ntago uri umuhanzi umusani utari umuhanzi abahe ahantu runaka urimo uririra n'ubunyobwa ndabona ufite n'igare ryiza uramu umunyenga se cyane rwose abana mwegereyo reka nkubaze ikibazo hano kimwe
uragitsindira nakwihera amafaranga hano nge ndi gutanga amafaranga nibyo cyanzanye uzi bibiliya bibiliya urayizi ntago nyizi cyane ariko ntago uyizi cyane ariko bimwe muri byo urabizi bitagoye yakumbaje ibindi bitajye mu bibira byawe ari byiza oya se mubaze ibindi bitari byo muri bibiliya okay ufite umukunzi hoya ntawe ufite uzi icyongereza se ntago ari cyane ariko urakizi kuri gusubira inyuma se abana ntago uri bubacike ntago ushaka ko baryegera niyo mpamvu ndabona utikoraho ufite uri na papa cyangwa ntago ari cyane ufite na badge y'akazi cyane rwose bo yaravuze ngo hari umwami ngo wavutse mu gihugu cye ngo impinja zose ngo bazice uri kumva wumvise twarira ikibazo uri ntabwo uri kubirangiza ngo utsindire akantu kawe bite biri gupfira ya mujene ka nkwibarize rata twari turi mu wambwiye kuzi icyongereza how are you are you good fuck you you are good fuck you yes yesterday no English yes yesterday ni Kinyarwanda I need to speak in English no in Kinyarwanda yesterday in Kinyarwanda yesterday ni Kinyarwanda no in English yesterday ni Kinyarwanda yesterday ni Kinyarwanda I want to ask you one question no yesterday ni Kinyarwanda no in Kinyarwanda only okay ngiye kukubaza ikibazo ni ijambo rimwe ndi bukubaze ryo mu cyongereza ukambwira icyo rivuga mu Kinyarwanda Kinyarwanda mubaze Ikinyarwanda mwaba shaka ikora hafi uri gutinya ko bakura iki rubega metako ni imitako ubwo ndabona abana bakuzonze kandi ntago byakona ko tukubaza ndi kubona abana bakuzonze bakuzonze nari nkufitiye ikibazo cyo mu cyongereza uri kumbwira mu Kinyarwanda no in English yesterday in Kinyarwanda yesterday in Kinyarwanda no in English yesterday what you mean no yesterday in Kinyarwanda no English no English yesterday I don't hear twagiye gutembera ahantu mu makaritsiye y'ahantu ariko ko birigera cyane my day show n'ubundi turacyakomeje tubaza ibibazo umuntu ukomeza ubitsinda niwe turi buhereze uramjene abantu bari bamuzonze hano cyane abanyeshuri gwino turakubaza ikibazo kimwe ikibazo kigendera n'amafaranga uri buri tayari apana abanyeshuri hoye banza ujye gukura mu uniform adeno no nkubaze mabuja nkubaze kubera ikizi ntago bishaka kandi bari gutsindira amafaranga ntago yashaka bakwitande ufite utuntu twiza mu mutwe ntago ushaka kubivuga okay yareka dukomeze abantu bafite isoni nyinshi hano kandi hano haba harimo amahirwe menshi cyane harimo amahirwe menshi ku muntu uba ugomba gutsindira ikibazo kimwe cyonyine kandi ni ibibazo byoroshye dusanzwe tubona byo muri rusange byo mu buzima busanzwe reka rero oya mwebwe abanyeshuri byabananiye please byabananiye kabisa byabananiye oya ntabyo wanyuma ikibazo nababaje byabananiye chef umeze ute meze neza uri gucuruza ubunyobwa yego ubunyobwa ucuruza ngahe biterwa n'ubwo nshaka ngiye kukubaza ikibazo ntugitsinde ubunyobwa wazanye bwose ndabugura uri tayari yego uri tayari witwa nde Nirkondaze Steven ufite imyaka ingahe 19 ni cyo ubuzima bwakwigishije Steven cy'ubuzima bwanyigishije kwigira iki ikiraro hoya mayibo kwihangira umurimo wihangiye ihe mirimo ntago uri kububona zamurego tunarebe uyu mujene namubwiye ati nawe tsinda ikibazo ngiye kumubaza ndagura buno bunyobwa bwose uri tayari neza ndi tayari urabihamye umva ikibazo cyanjye rero kiragira kiti ujye usoma bibiliya njyewe yego wapi ntago ujye uyisoma ntago njya nyisoma ko bigoranye ntago ujye usoma bibiliya ntago njye ubeshejweho n'iki njyewe ubeshejweho n'amashengesho n'amashengesho ubeshejweho n'iki n'Imana none Imana kandi utazi ibitabo bibiliya bivuga ku Mana ngenzi bikeya uzi bikeya nk'urugero rw'ibyo uzi rw'ibyo nzi nzi gutandukanya bibiliya yera
na bibiliya we ntagatifu. Okay, uzi gutandukanya bibiliya yera na bibiliya ntagatifu? Ugiye kutubwira ibintu bitatu bitandukanye bibiliya yera na bibiliya ntagatifu. Icyambere kibitandukanye. Ego. Bibiliya yera ibitandukanye. Turabizi ko bitandukanye, ahubwo bitandukanira he? Tandukanira he? Ego. Nuko bibiliya yera igizwe n'ibice bibiri. Igizwe n'ibice bibiri. Ikihe n'iki? Isezerano ry'ubu n'irya kera. Aha, iyo ni bibiliya yera. Bibiliya ntagatifu? Bibiliya ntagatifu. Gerageza wongere ijwi. Iyo nabyo nyiziho birenze. Uzi bibiliya yera ariko bibiliya ntagatifu ntazi kandi wavuze ko uzi kubitandukanya. Nyine uko nzi kubitandukanya nuko biba byanditseho. Isake yabitse bagambanira Yesu yariyo kwande? Kwa Pilato. Kwa Pilato. Kwa Pilato. Ubihagazeho? Ubihagazeho tujya muri bibiliya iyo tubwira aho byanditse. Ya biranze papa wanjye, sorry kabisa, ubwo urahombye ariko nari kubigukorera cyane kabisa. Katwegere n'abandi bapapa hano tubabaze. Umupapa umeze ute? Sawa. Umeze neza? Narebe. Urashima Imana? Ashimira Imana. Ngiye nitwa Samu, wakwitana? Nanjye nitwa Samson. Samson. Amazina ramwe. Tubwira ibitendo bitatu Samson yakoze. Samson. Samson yishe intare. Yishe intare, kabiri Abafilisitiya. Yahoreye n'amaso. Urakoze cyane. Noneho rero sasa kuri icyo kibazo cya mbere cyo kuvuga ngo yishe intare. Samson ko tuzi ko yishe intare. Ni icyo kintu kishe Samson? Ni umugore. Ubwo bivuze ngo umugore arusha imbaraga intare. Ufite umugore cyane. Ese kuki washatse ikintu kirusha imbaraga intare? Nuko ariko bigenwe nande? Na Nyagasani. Nyagasani ninde? Ni Imana. Imana se ninde? Ni umuremyi w'isi n'ijuru, ari wewe. Uwo ninde nyine ninde? Ni umugabo n'umugore? Mbo Nyagasani ubundi ni muri byose ariko abarwa nk'umugabo. Ndakubaza, umuntu yarabyawe cyangwa yararemwe? Umwe yararemwe undi yarabyawe. Ninde wabyawe ninde waremwe? Haremwe umugabo habyarwa umugore. Haremwe umugabo habyarwa umugore. Yego. Umugore yabyawe nande? Yabyawe n'umuntu. Uwe muntu kandi turi kuvuga ko yabyawe? Mbo muri bibiliya ubundi bibiliya ni padiri we yaravuze ngo niyobera ritagatifu. Yego. Ariko uko biremwe umugore yakuwe mu mugabo. Yakuwe mu mugabo gute? Urubavu rw'ibumoso. Urubavu rw'ibumoso. Ubu umugore yavuye muri runo rubavu rwawe? Oya ntago ari jewe. Ninde wabanjirije? Ni Adamu. Ni Adamu? Yego. Reka nkubaze ikibazo cyanjye kimwe, adeno none ugitsindira ndaguhereza amafaranga. Arigi n'inkoko niki cyavutse mbere? Umusozo w'ikiganiro, reka dusoreze hano. Reka duhuye n'uyu mujene mu nzira arimo agenda, bimeze bite patron? Meze neza. Meze fresh? Maribe. Meze neza? Maribe. Kuri mic handitse ngo iki? Day. Day what? Handitse? Soma neza. Biragoranye. Handitse ikiganiro ni my day show. Niko hano handitse. Turi kugenda tubaza abantu ibibazo, ikibazo wagitsinda tukaguhereza amafaranga. Uri tayari? Uri tayari? Bakwitande? Eric. Eric, how are you? I'm fine. You are good? Yes, I'm good. What's going on? Utsinzwe kuki? Channel ni the Sam Connect. Wakoze subscribe? Yego. Ndaguhereza inote y'ibihumbi 5 ninsanga koko warayikoze. Uri tayari? Uri tayari? Zana telefone yawe. Ufite internet? Yazimye telefone. Yazimye. Hano ni uri gutsinda inote y'ibihumbi 5. Ni uri gukina nayo bro, 5 ni menshi. Buretse yake ugato. Nugusanga arakoze subscribe adeni nkagoreza inote y'ibihumbi 5. Mugiye iri kwa gatube tuganira ibindi. Okay, ufite umugore se? Oya. Nta mugore ufite? Kubera icyo utarashaka? Niko, kubera icyo utarashaka?
birimo. ubirimo Eh, telefone yake mbona igiye kugusebya se yazimye muri washize aha bitanu wabona biriye nyamara turi kubigira brag searching at the Sam Connect irazimye iraguhombeje 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 Do you feel the vibes?